Mwaramutseho nanone nshuti zacu, nshuti b'umurongo Nyarwanda TV, turabasuhuje tubahaye ikaze ku murongo wacu ari nawo wanyu, tunabashimira rwose nk'uko bisanzwe uburyo dukomeje gukorana, mukasura urubuga rwacu mugasoma cyangwa se mukumva ibyo twavuze tuzindutse tubagezaho. Uro ni nacyo kinzinduye kuri uyu wa kabiri ku itariki 5 Ugushyingo. Tugiye kuganira rero ku kintu ni amakuru ariko n'ubundi umuntu yakekaga yuko ariko bizarangira byanga bikunda. Hari umugabo witwa Rurangirwa Wilson, atuye mu murenge wa Nyamata. Umurenge wa Nyamata ni hano hirya mu karere ka Bugesera. Yamenyekanye ku izina rya Sarongo. Bavuga yuko ngo ari umupfumu uzwi. Hari indirimbo Tafugenge bigeze kuririmba kera bitaga ngo umupfumu uzwi. Nawe rero yari umupfumu uzwi cyane rwose mu Rwanda, benshi baramwumva, abataramubona n'amaso imbona nkubone baramwumvise. Yitwa Rurangirwa Wilson, ariko ubundi yarazwi ku izina rya Sarongo. Sarongo uwo nguwo rero ubu ngubu ubugenzacyaha aribwo RIB bwamufunze buramukekaho ibyaha bitandukanye birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa, agashinjwa nanone icyaha cyitwa iyezandonke. Ubundi hano icyaha umuntu yavuga yuko gisa naho kigoye guhita umuntu yumva, ni icyaha bita iyezandonke. Ubundi iyezandonke ni ugufata amafaranga wabonye mu buriganya. Mujya mwumva wenda bakavuga ngo aya mafaranga yabonetse binyuze mu gucuruza abantu, yanyuze wenda dufashe kuri iyi kesi ya Sarongo, tukaba tutaye amafaranga Sarongo yayaronse binyuze mu butekamutwe, amaze kuyaronka cyangwa se kuyabona mu yindi nshinga ayashora mu bintu byiza. Tuvuge wenda yubaka nk'ikigo cy'amashuri, yubaka nka poste de santé, arihira abadamu batishoboye mitiwere. Ubwo no kuvuga ngo yafashe ya ndonke yabonye mu buryo bw'uburiganya cyangwa budakurikije amategeko, mu buryo bwo kuyeza cyangwa kuyikuraho icyo cyasha gishingiye ku buryo yayibonye, ayishora mu bintu byiza. Sinzi niba icyo kintu cyitwa kweza indonke icyo byumvikanisha. Umuntu yabonye amafaranga mu buryo butari bwiza, bunyuze wenda muri uko kuriganya abantu, wenda mu bucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro, wenda mu gucuruza abantu, mbese mu byaha bitandukanye. Arangije afata ayo mafaranga yabonetse muri ubwo buryo bubi, ayashora mu kintu cyiza gifitiye benshi akamaro, umuntu ashobora kurebera inyuma akabona ni ikintu cy'ingirakamaro, kugira ngo yeze ya ndonke yabonye mu buryo budakwiye. Nibyo bita iyezandonke. Ni icyaha rero. Ni kimwe muri ibyo byaha twari tuvuze haruguru Rurangirwa Wilson cyangwa se Sarongo, uwo mupfumu wa hariya hirya i Nyamata, ashinjwa, akurikiranyweho. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha arirwo rwamamaye ku izina rya RIB, kuko riroroshye kurivuga, ariko buriya iyo ubwira abantu bize ubabwira uko ikintu cyitwa mu Kinyarwanda kugira ngo bidakomeza gusa kwitwa. Hari abantu batazi ubugenzacyaha butandukanye n'ubushinjacyaha ku buryo bashobora kubyitiranya, ariko ubugenzacyaha ni urwego rwa RIB nyine kugenza ibyaha, investigation, noneho hakaba n'ubushinjacyaha aribwo bita prosecution, kugushinja ibyaha mu rukiko. Ntabwo RIB ijya mu rukiko hajyayo ubushinjacyaha. Tugarutse rero kuri Sarongo yarafashwe muri iyi minsi ishize. Ubu ngubu tukiri aho ngaho afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata. Nyamata ni hano hirya mu Bugesera. RIB ivuga yuko hari hashize igihe kirekire bamukoraho iperereza. Buriya uru rwego ni urwego rwo gushima cyane, kubera yuko buriya niwumva ngo rwafasha umuntu ruba rufite aho rushingira. Muri miliyoni 14 zikabakaba z'Abanyarwanda, kumva ngo bafashe runaka, burya mu by'ukuri haba hari impamvu, haba hari ikintu bamukurikiranyeho kandi bamaze igihe bakorera iperereza. Umuvugizi rero w'uru rwego Dr Thierry Murangira yavuze ko bari bamaze igihe kirekire, ubwo kirekire mu nyumve neza, ntabwo nzi ngo ni kirekire mu rugero rungana gute, bakora iperereza kuri uyu mugabo. Uyu mugabo rero ariko urumva kumukoraho iperereza hari amakuru ubugenzacyaha buba bwarahawe. Hari abantu ngo bari baramutanzeho ibirego byo kubariganya, byo kubatekera imitwe, niba ariko umuntu yabyita. Ubwo bajyaga gufata Sarongo iwe bahasanze impu z'ibisimba. Ni ibisimba murabyumva nibyo mu ishyamba. Impu, ibisimba, amacupa atandukanye ubwo ni mu moko no mu ngano uko ateye.
urabizi icupa rya Primus ntabwo riteye nk'irya Mitsingi, irya Mitsingi ntabwo riteye nk'irya Champagne, Champagne nazo zigira amoko, rikeri zigira amoko, mbese afite ingano zitandukanye. Bahasanga ayo macupa ngo yari arimo imiti. Ubwo imiti y'ibyatsi bavuguse, urabizi iyo uri umupfumu uri umuganga, uretse n'umupfumu na muganga usanzwe usanga bafite imiti za penicilline zivura ibisebe, paracetamol zigabanya umutwe n'umuriro, imiti itandukanye, ariko yari ifitiye imiti ya gakondo ibyo ari byo byose. Amagi n'inkono, pots, inkono. Sarongo yaramamaye ku buryo abantu benshi rwose bamufataga nk'aho ibintu akora cyangwa se avuga biba byo, abantu bakamuyoboka, akabaha amafaranga, nako bakamuha amafaranga ngo akavura inyatsi, akavura ibintu bitandukanye birimo ubwo wenda ngo n'ababuze imbyaro n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko dukurikije uko niba abantu bagiye gutanga ikirego, ni uko bishoboka ko bimwe mu byo yabasezeranyije yuko azabakorera bagatandukana n'ubukene cyangwa se bakagira ukundi kuntu kuzima babaho bitakunze. Akenshi kubera ibibazo abanyarwanda baba bafite bijyanye bishingiye ahanini ku bukene no ku bujiji, usanga birukira ku bantu nk'aba ngaba bashobora kuririra kuri ibyo bibazo abo bantu bafite bakabariganya. Umuntu niba kwizeza yuko ugomba gukira, ugakira mu buryo bwihuse, kandi ubwo ngubwo urasubiza amaso inyuma ugasanga ntiwize, icyo ni kimwe, nta rindi shoramari wakoze ngo uvuge ngo wanariheraho utera imbere, ariko umuntu akakwizeza ukuntu urahita uba umukire ugatunga amamiliyoni byanarimba n'amamiliyari, warangiza nawe ukabyemera ukamuha amafaranga yawe, cyangwa se ukamuha n'itungo cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Mu by'ukuri nubwo yahanirwa yuko yakwibye, yagutekeye umutwe ashingiye ku mibereho yawe, ariko nawe ugomba kwikorera umusaraba ushingiye ku bujiji bwawe. Ushingira kuki wizera yuko umuntu agiye kugutuma utunga miliyoni 100, kandi we iyo umurebye ukamucishamo ijisho ukareba ubona adashobora gufite ni miliyoni 30? Ushingira kuki umuntu atashyira mu nyurabwenge ngo yibaza ati uyu muntu urimo umbwira ko ngiye gutunga izi miliyoni zingana zitya, we abaye hati? Ese uretse no kumbwira yuko nzazibona, arandangira uburyo nzazibonamo, ko n'ubundi dusanzwe tuzi yuko ubukungu buza ari uko washoye, buza ari uko wakoze, hari icyo wahembwe, hari icyo winjije. Ko ambwira ngo ngende nkora ibi n'ibi, niba ari byo nywa, niba ari byo mvangavanga, nzabona miliyoni. Ese mu by'ukuri birashoboka? Hari abantu se barenze 5-10 twiganiririye, uretse kubumva babavuga, bampa ubwo buhamya yuko byakunze. Abanyarwanda dukwiriye gukerebuka, tugakerebuka, tukajya dushyiramo akantu bita inyurabwenge ko gusesengura, tukibaza tutari ko uretse ibivugwa ubundi mu buryo bufatika ibi bintu ambwira birashoboka? Ese ibi bikoko anyereka by'imirizo n'ibindi byose, impu, bizagira uruhe ruhare mu gukira kwanjye? Uretse kuba binyereka akambwira ngo ngire gutya na gutya, ubundi bizagira uruhe ruhare mu gukira kwanjye? Kubera iki Abanyarwanda dutuma umugani uvuga yuko iby'abapfu biribwa n'abapfumu uba ukuri? Mu minsi ishize muribuka ibyo Perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu yavugaga by'abanyamadini bamwe na bamwe bashingira ku marangamutima y'abantu, bakabatwara udufaranga n'utwo bari bafite babonye bavunitse. Abo ni abanyamadini babizeza abantu kujya mu ijuru n'ibindi byose, ngo bavuganye n'Imana, ngo yabatumyeho yuko bagomba kubwira runaka yuko natura cyangwa se nagira gutya azakira, nyuma yo gukira akajya no mu ijuru akabaho neza. Ubu haje na Sarongo abo b'abapfumu. Ku banyamadini muribuka Yongo yigeze gufatwa, hari n'abandi bakomeje kugenda bafungwa nyuma ya ubu ngubu hari insengero zirimo izitarafunzwe zarasenywe kubera kuba zubatse nabi. Ejo bundi ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere yitwa Dr Pikari W'icyeza yavuze yuko hari amabwiriza agiye gusohoka asobanura uko amadini akwiriye gukora. Ni ukuvuga ngo yaba amadini, yaba abanyamadini, yaba n'aba bapfumu ba Sarongo n'abandi, buririra kuri izo ntege nke z'umuntu, intege nke zishingiye wenda kuba atarize amashuri afatika yatuma agira ubushobozi bwo gutekereza ngo amenye ngo ibintu bimeze gutya. Bakuririra ku bukene bwabereyeho umuntu karande akaba ashaka gukira, bakamuriganya.
bakamuriganya. Ni ahangaha rero urwego rw'igihugu rwinjirira rw'ubugenzacyaha rwinjirira muri izi kesi nk'izi ngizi, kugira ngo urebe ko abantu nk'abo ngabo bahanwa, bakurikiranwa, niyo banafungwa igihe gitoya bagafungurwa, ariko wenda hari ubutumwa biha abantu nk'abo ngabo, kabereka yuko ibintu bakora atari byo kandi ko hari amategeko azajya bakurikirana. Bakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV rero turabashimiye, twagira ngo tuganire kuri iyo kesi ya Sarongo yari yaramamaye, ntituzi ngo ibyo bizagarukira he, ariko kuba RIB ivuga yuko yamufashe imukurikiranyeho ibyo bintu byo kuvuga yuko avura inyatsi n'ibindi byose, atuma abantu ngo babona urubyaro, wenda RIB izabikoraho idosiye bishyikiriza ubushinjacyaha, cyangwa se inasange bitafite idakwiriye kumukurikirana imurekure, byose biri mu maboko yayo, niyo ibigenza, ikareba ishingiro ry'ibyikurikiranyeho umuntu, ikareba niba yakomeza iyo dosiye ikayigeza kure. Ngibyo rero biramutse kuri uno munyarwanda witwa Rurangirwa Wilson, munamumenya amazina ye yombi, yitwa Rurangirwa Wilson ariko yamamaye nka Sarongo. Abatarakora subscription rero ngo dukomeze tujye tuganira mu bikore, tumenye biramutse bivugwa haba mu Rwanda haba hanze, ibyo tubona mu by'ukuri wabwira abanyarwanda ukumva yuko hari amakuru babifitemo, babibonyemo mazima, yabagirira akamaro ubwabo, bakamenya uko igihugu cyabo kimeze, uko ubuyobozi bwacyo bukora, uko abaturage bagenzi babo babayeho, mu nyungu z'abanyarwanda. Tugakomeza tukaganira, tukungurana ibitekerezo, hasi ahagenewe comments ukayitanga, tukungurana ibitekerezo, yewe niba ari naho uducyaha uti uyu munsi mwavuze ibi ariko twabonaga iyo mutubwira ibi byari burusheho kuba byiza, mwabivuze mutya ariko mujye mutunyurizamo, mushyiremo n'utu, bizadufasha gukomeza kugenda tunoza ibyo tubagezaho, kugira ngo twese twishime, twishimira amakuru ayo tubagezaho, ariko namwe ayo mwakira muyakire muyishimiye. Turabashimiye rero, mugire igitondo cyiza, turongera dusubire, ibintu ni amakuru ahora aza, ni nk'amazi ahora atemba.